akiri impamba y'umunsi, impamba y'umunsi, akiri impamba y'umunsi. Shalom shalom, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro impamba y'umunsi, muri kuri Evangelize Le Monde TV. Ngewe nitwa Harerimana Felix. Turakora subscribe cyangwa se abone kuri Evangelize Le Monde TV. Iki ni igihe cyawe, kanda handitse subscribe cyangwa se abone kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi Imana inshyize ku mutima kuganira ku ijambo rivuga ngo witinya. Iki ni igice cya mbere, Luka igice cya mbere umurongo wa 30. Marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana. Murabizi ko turi kugenda twegera iminsi mikuru ya Noheli, aho tuba twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo wavutse mu buryo bw'igitangaza, aho ngo marayika yamanutse agasanga umwari Mariya maze akamubwira ngo yewe uhiriwe ku Mana. Maze ngo Mariya byumvisha agira ubwoba akimara kumva ko azabyara kandi atarigeze aryamana n'umugabo. Ariko marayika aramubwira ngo witinya Mariya kuko uzasama inda mu buryo bw'umwuka wera, ukazabyara umwana w'umuhungu, ukazamwita Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Nyamara kandi Mariya yari yarasabwe, yari umufiyanse witegura gushinga urugo, yari afite umufiyanse witwa Joseph. Uyu mumarayika wasanze Mariya akamubwira ngo witinya, ni nawe wasanze Yosefu mu nzozi ngo amaze gufata icyemezo cyo kumubenga rwihishwa. Nyamara kandi nanone twatekereza ko Yosefu nawe yari afite ikibazo gikomeye, ariko uzi kuba ufite umufiyanse wajya kubona ukabona mu minsi mike kandi mutarigeze muryamana, wajya kubona ukabona aratwite. Yahise agwa mu kantu, ibyo bita confusion. Aravuga ngo ahari yakoze icyaha, yanciye inyuma, sinshobora kumurongora. Ubundi ngo yigira inama zo kumubenga rwihishwa. Ariko ijambo ry'Imana rikarenzaho ngo Yosefu yari inyangamugayo, ngo yangaga kumukoza isoni ku mugaragaro. Uyu marayika rero wasanze Mariya ni wasanze Yosefu, aramubwira ngo witinya Yosefu kurongora umugore wawe Mariya, humura aragukunda nk'uko umukunda. Inda twite niyo igitangaza, inda twite niyo umwana yatwise mu buryo bw'igitangaza, kuko Imana ari igiye kuzanira abantu bayo agakiza. Atwita umwana w'umuhungu, azitwa Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Uyu mumarayika wasanze Yosefu na Mariya akababwira ngo witinya, ni nawe kandi nanone wasanze Zakariya ubwo yari ari gusenga, yari ageze mu zabukuru, nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya mbere umurongo wa 13, aho marayika yamusanze aramubwira ati witinya Zakariya kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Amen. Ese nawe ufite ibintu uri gusengera biguhagaritse umutima? Zakariya nawe yagiye gusenga asaba umwana, ariko kandi anashidikanya kuko yari ageze mu zabukuru kandi n'umugore we yari ashaje. Ariko Imana ntacyo yitaye ku myaka, ahubwo ikorera ku gihe. Marayika aramubwiye ngo witinya, ibintu byose wasabye, ibyo wasengeye byumviswe. Dore umugore wawe Elizabeti azabyara, uzamwite Yohana. Uyu mumarayika wasanze Mariya kumubwira ko azabyara umwana Yesu, yahise amuha n'ikimenyetso. Aramubwira ngo ubu kandi tuvugana, uku ni ukwezi kwa 6, mwene wanyu Elizabeti nawe aratwite. Bya bindi byavuzwe na marayika ubwo yasangaga Zakariya byari byaramaze deja gusohora. Mariya byumvishe maze bimwanga mu nda, niko gufata iya mbere ahita yirukanka no mu mudugudu Elizabeti yabarizwagamo, ati ndashaka kureba koko niba ibintu marayika ambwiye ari ukuri.
nyamara mariya ntiyari azi ko marayika akimara kumuva iruhande deja yesu yahise amanukira mu nda ye, kuko ngo yageze kwa Elizabeti bahoberanye. Elizabeti ngo ibyishimo biramusaba, maze ngo umwana uri mu nda arisimbiza. Maze Yesu wari wamaze kugera mu nda ya Mariya ahita yuzuza umwuka wera Yohana wari uri mu nda ya Elizabeti nawe. Iryo ni irindi somo tuzarigarukaho. Ariko kandi Elizabeti yahise atangara ngo ibi ndabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngendereye. Abahanuye ko Mariya nawe atwite umwami Imana. Kuri uyu munsi icyo Imana ishyize ku mutima ni ukukubwira ngo witinya. Tugiye kurebera hamwe imirongo 10, ubutaha tuzareba indi imirongo 10 yo mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya ikubwira ngo witinya. Ahari nawe urumva mu ibyawe, nyamara hari ijwi riri kukubwira ngo witinya. Abacamanza ibice 6 umurongo wa 23 haragira hati, nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Iri ni ijambo Imana yabwiye Gideyoni ati, yewe witinya, humura ntupfa. Ese nawe ufite ibintu uri kubona bishobora kukwica? Ese ufite indwara yanze gukira? Byereke Yesu. Niwe uri kukubwira ngo humura witinya, ntabwo ari ibyo kukwica. Amaganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo wa 57 haragira hati, umunsi nagutakiraga wanje hafi, uravuga uti witinya. Ese ujya utakira abantu bakakumvira ubusa? Takira Uwiteka. Yeremiya nawe yatakiye Uwiteka ngo Uwiteka aramwumva ndetse ngo amuza hafi, maze arangiza amubwira ijambo ry'ihumure, aramubwira ngo witinya. Reka gutakira abantu, takira Imana. Luka igice cya 1 umurongo wa 30 nk'uko twari tumaze kurisoma, haravuga ngo marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Urashaka kuba umunyamahirwe? Kura amaso ku bantu, ifuze kuba umunyamahirwe imbere y'Imana. Itangiriro ibice 35 umurongo wa 17 kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati, witinya, kuko uri bubyare undi muhungu. Amen. Ese ufite ubwoba ko iyo nda izakwica? Ese ufite ubwoba ko utazabasha kubyara neza? Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo witinya, uzayibyara. Samweli wa mbere ibice 4 umurongo wa 20 nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati, witinya, ubyaye umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho. Hari igihe umuntu agira ibibazo cyangwa agahura na situation ntiyumve n'amajwi y'abamubwira bamuhumuriza ngo witinya, ariko nyamara ni ukuri ku ijambo ry'Imana, witinya. Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 16 aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Urugamba iyo rwakomeye, isi yaguhagurukiye, abantu bakwanze, ibitero byabaye byinshi, hari ijambo rikubwira ngo witinya, kuko ingabo zikugose zije kukurwanirira ziruta ubwinshi ingabo ziri mu gico cy'abanzi bawe. Wowe unyumva, witinya. Yesaya ibice 41 umurongo wa 13
haravuga ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo witinya, Imana igize ite? Iragutabaye. Akira ubutabazi buturutse ku Mana. Witinya. Zefaniya ibice 3 umurongo wa 16. Uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebukwa. Yohana ibice 12 umurongo wa 15. Witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje ahetswe n'icyana cy'indogobe. Witinya mukobwa wa Yesu, witinya musore wa Yesu, witinya wowe usenga, witinya wowe wamenye Imana, witinya, Uwiteka aragutabaye. Niba hari ibiguhagaritse umutima bikaba byagutinyisha, hari ijwi rikubwiye uyu munsi ngo witinya. Nyemerera uyu munsi wa none nk'impamba y'umunsi nguhaye, nawe uyiha abandi. Kandi nyemerere uwo muhura uyu munsi wa none, aho kumuca intege umwereka ko ibibazo bye bimukomereye, unyemerere umubwire ngo witinya, Uwiteka aragutabaye. Hari kumwe na Harerimana Felix, Evangelizero Monde TV. Reka dusenge Imana. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko ukomeje kuturinda, ukabana natwe, ukaba Imana yacu. Tugushimiye kubw'inshuti ndetse n'abagenzi n'abantu benshi bakomeje kugenda bakurikira ibiganiro tunyuza kuri iyi shene ya Evangelizero Monde. Ndakwinginze kugira ngo uwijambo wese rizajya rigeraho, Mwami, ajye ahumurizwa kandi rijye rimuhindura, kuko dusaba Mwami kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabiva. Dore turi kwegera, turi mu minsi ya Noheli, turi mu minsi isoza umwaka, nyamara Satani yarahagurutse. Ariko hari ijambo ry'ihumure ritubwiye ngo witinya. Urakoze Mwami ko ari wowe ubwiye abana bawe ngo twe gutinya kubera ko utubereye maso. Nsengeye imitima y'ubwoko bwawe buzumvira ijambo aho rizagera kure na hafi, kugira ngo Mwami bazahumurizwe kandi bajye bakira imbaraga zo gukira, bajye bakira imbaraga zo guhinduka, bajye bakira imbaraga zo kunesherezwa, bajye bakira imbaraga zo gukira ibyaha, bajye bakira imbaraga zo gukira indwara n'izananiranye. Ndazisengera mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bawe bakomeze babone ihumure kubw'izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen, amen. Shalom, shalom. Naho ubutaha. Akira impamba y'umunsi, impamba y'umunsi, akira impamba y'umunsi.